byinshi cyane mutigeze mumenya kuri iyi filime ya Kirish. Iyi ni filime yakunzwe cyane kandi igakundwa n'abantu benshi cyane. Rero hari abantu muhora mwibaza ngo Kirish Kane izasohoka ryari, abandi bakavuga ati ngo Kirish Kane yarasohotse. Ibyo byose muba muri kwibaza ntago ari byo. Kirish Kane iracyari mu itegurwa kandi iracyari gukorwa. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Kwizera Jean de Dieu. Kanda subscribe wibuke nuko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana mu makuru cyangwa documentaire za filime. Nta handi uzakura ubumenyi bwizewe atari kuyicano. Rero ndaje nze nkubwire iby'iyi filime n'uburyo irimo gutegurwa. Ubundi bavuga ko filime ya Kirish ari filime yakunzwe cyane. Uhereye ku gice cya mbere ukazamuka ku gice cya kabiri, izi filime zari ziryoshye cyane. Ni warabonye mu gice cya mbere Kirish aho aba ari guciza Jadu kugira ngo abashinzwe umutekano polisi iba yamwigabiye ngo kugira ngo bajye kumushyira ku karubanda bamurasa, ariko birangira n'ubundi Jadu Sumani bamujyanye bajya kumurasa Kirish se cyangwa Rohit akitanga akabasha kuba yakiza Jadu. Mu gice cya gatatu wabonye ko Kirish ajya gutabara se aho aba yarafunze, ariko ntago biza kuza gukunda, ahubwo mu gice cya kane niho aza kuza kumutabara. Ese kubera iki mu gice cya kabiri Kirish ajya gutabara se akamuzana, nyuma yaho mu gice cya gatatu bakazongera bakamushimuta? Bivuga ko aho Kare aba yararemaye cyane, yarabuze urugingo rwazamufasha kugira ngo abashe kuba yava mu akagare, biba ngombwa kuko azitabaza DNA za Rohit kugira ngo abashe kuba yahaguruka. Mu kuzibona mubona ibintu akora kuntu biba bitangaje cyane. Rero Kare ajya kwiyerekana aho abantu bose bari, agatangira gukontorora amateleviziyo yose. Nibwo kwita atangira gutera abantu ubwoba, ariko bitewe nuko aba yasize Kirish amwangije cyane, biba ngombwa ko Rohit yitanga afashe yakaramu ye agacishamo ubuzima bwe bwose akabuha Kirish. Nibwo Kirish nibwo kubyuka ajya kureba aho Kare ari gukanga abantu. Niba warabonye aho akana kavuga koko twiteguye kuba twahangana nawe, nibwo Kirish ahita aza. Rero iyi ni filime rero iri gutegurwa igice cya kane, abantu mwari mugitegereje cyane. Iyi filime iri gushutingwa bitewe nuko habayemo imbogamizi nyinshi cyane zo kuba batoza aba bakinnyi kugira ngo babashe kuba bazabikora neza. Rero iyi filime biri kuvuga ko ishobora gusohoka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Rero abantu bakomeza kubabeshya ngo filime ngo Kirish Kane irahari, abantu mwese musubiza amerwe mu isaho kuko iyi filime ntago iraganya gusohoka. Reka mabwira ati mukomeze kugira ibihe byiza. Nge twabanaga yari Kwizera Jean de Dieu. Kanda subscribe wibuke nuko wakora kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro.